aho umugabo wawe azagenda kwinuba kandi uri umusaza wanjye se abagabo barafuha ku buryo yafuhira muramu uri muramu we ntabwo nawe oya uri muramu cyangwa ni muramu wawe aho uri kure bofure wiwe ndi bofure wiwe umva reka njye kwambara ubundi ze tujya kubibwira mama ntihakira ku sitse umumaro byakira gute bana we ntabwo nanjye ubwanjye ndabyakira maze oya ukuntu nawe uriya mubyeyi anagwa neza disi urumva ko umva reka nambare musaza thank you Lord thank you ugire vuba isoe ngo birangije nabyumva before ko tuganira ibindi bintu byose bibaho ndagira ngo umenyeshe ko ngiye kuzasezera akazi nkicara mu rugo ukajya umpamagara igihe ushakiye n'igihe unkenereye ukambona ukampemba ku kwezi uri karakasa ariko nta kintu na kimwe nakubwira ngo ucyange nicyo kirishimisha gusa urahaza ukitunganya ukikoza hirya ukikoza hino niba ukiri hano ako nujya wanga kunyumva disi nabigenza ne ko twasinyiye kubana akaramata ariko ubundi twasibana next bazakita tujanye nawe tubana se ntidushake n'abagabo njye sinshobora gupfundikiza reka ibyo ngibyo byo gupfundikirana ntabwo bikunda byose ni ibiki ntabwo bivaho icyo kisubira muri radiyo imana nicyo gitsina bisubiramo se Dusabe ni umukobwa w'umugabo mama Eva. Umugabo mama Eva akaba umusirikare ukomeye cyane kandi iryo banga niryo ryahinduye byinshi mu buzima bwe. Mu gihe Eva yarwaniraga umutima wa Zahabu gusa hari icyatazi. Turimo tugiye kuruca ngo turukureho. Zahabu yaramaze gukunda undi. Ariko turavuga uti reka tumwihorere. Tugenda tumujugunye iyo wenda azagwayo kuko twabona. Eva ni umukobwa mwiza ariko w'inshinzi kandi usuzugura. Baza ngo byagenze nyine mbarira byagenze bite. Gusa Dusabe we ni umukobwa mwiza ufite umuco ndetse n'ikinyabupfura. Hagati ya Zahabu na Dusabe urukundo rutangiye kuvuka, urwango rutangiye kwiyongera ndetse n'amabanga atangiye gusohoka. Ese Eva azabasha kwakira ko Zahabu atakiri uwe cyangwa ese bizagenda gute? Urukundo rwa Zahabu na Dusabe ruzarokoka? Ese mama Eva azemera kwakira ukuri? Filimi ni Yari Wowe series izagisha kuri mama Eva Films, ukore subscribe itazagucika. Ni inkuru y'urukundo n'amabanga n'ubuzima bw'umukobwa warwaniye kubaho mu isi itamwifuzaga. Iratangira gucaho kuva kwa kabiri Thomas. Mana bivuze ngo mu isi hasigayemo abakobwa gusa. Ubwo nyine abazashobora kwihangana bagakundana na bagenzi babo ari byo nyine bazakora. Sheri never nakiyahura kuko nabasagwakiyahura ahubwo bashaka abagabo igihugu kandi bambimuriyemo akaba yibasa. Nkajya aba ari njye mugore nyine ngande ntacyo byantwara. Nuko jya mpinduranya ibihugu umva se nkukire nyamba ariko uziko ashobora kuba yaratwumvishe izina rya Yesu ntumbwire ndakwiyama nyamba ashobora kuba yaratwumvishe cyane ni ukuri kuko none se yagiye kureba sawe umva nyine ngo wesaye uretse gusara wari wapfa se nanjye rega siniyanze umva mbwire uzi ko yagiye kwirebera Samu ashaka gufata izindi sample
urabeshya ajya gupimisha urabeshya kuko nta kuntu yaba ataratwumvise agakoresha ibyo ngibyo tayari kukwizera byaranze nta kikwizere nyine wabibwiwe n'iki Niki? yabibwiwe na wa mushiki wa sawa Immaculée vugisha ukuri kandi akajya mbeshya kuko uriya namaze kumugira iwanjye aranyizera nkanjye vuki ntabwo rwari rukinze kandi isuku ni gusa umuntu yakwicara munsi hagati so igipangu gifunga akanaduherekeza mbona akanamerekeza mbona yishimye ahubwo nahise mvuga niba kuko yaratwumvisha uriya mwana yaba ari indyarya ahubwo yaba afite ibintu byinshi yakora ntazi yananyica ari njye ahubwo mubi naba nzi ko muri imbere intambwe ebyiri kumba ndi imbere intambwe ijana aba yaratwumvishije yagize akazi akitwara none se niki cyatumye niki cyatumye atizera inuze
bakamuhanira icyo ngicyo wenda bibaye ngombwa ko baraza kumufata kuruta uko nyine babona nyine ko atari yasinze bakibaza icyatumye agomba. numva warabipanze neza, bikore gutyo nyine ntacyo, bikore gutyo uhite widekarara uvuga uti nkoze agisida, baze barebe babapime bagire gute, ibihano byakurikiraho twabitanga. Umuryango wacu ntabwo ari imbaga ibura inyama, ariko aferi Samu birangire mwana kabisa, ko ni ikibazo umutima wanjye giye sinkirya igihe maze hano cyose, ntabwo nigeze ndyama ngo sinzire hejuru ya Samu. Bikore kandi ugende amahoro. Sawa, gira umunsi mwiza. Bye. Sasha komera rwose. Birasekeje uburyo ubusubiriza ngo dore yaje ngaho. Weki
ubu noneho azajya kuva azajya hava yohereze musaza we rwose Imana nta kintu itadukoreye. ubwo rero ayo niyo makuru nari ngufitiye mwana yego nari nkeneye nuko uza kundeba ukareba uko umeze none nari mfite iyo nkuru ishyushye. Oya ni inkuru itangaje ahubwo Imana ikoze ibirenze ibyo twibwiraga twebwe. nta nuko yagura umuryango babaye nta nubwo ntabwo ari abavandimwe, ntabwo umwe ari mushiki w'undi, ntabwo umwe ari mukuru w'undi, babaye impanga. Nyambo ntazongera kumurekura, cyangwa se umwe ni papa wundi undi ni mama. babaye neza. Mana nyagasani, Nyambo ntafite se yabonye se. Kandi buriya iyo ubonye umusaza w'umuntu ku mukobwa aba ari we papa we, aba ari ikintu gikomeye yubitsemo, aba ari byose. ni byose nk'Imana. buriya Samu agiye kuba byose nk'uko tubyuka tukavuga Yezu Kristu Nyirimpuhwe utubabarire mu bicumuro